Inama y'abaminisitiri yateranye muri village Rugwiro mu mujyi wa Kigali iyoborwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame. Mu bigizwe muri iyo nama hakaba harimo umutekano, ubuzima n'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage n'imiyoborere myiza. Ku mutekano barebye uburyo amarondo akazwa mu Rwanda, ashimwa community policing kubera ko aribo bantu bashinzwe umutekano baze gutanga customer care. Ubwo duherukana mbabwira yuko uyu musore niyemeje kumukurikirana ndetse nkamufasha. Mbizeza yuko ngiye gushyiraho imbaraga zanjye zose ariko impano ye ikagaragara. Hari abagiye nashyizeho rero namushyize recherche kugira ngo abantu mumufashe kumushakisha. Benshi bagiye bandangira hatuye, bambwira ko atuye i Kayonza ndagenda sika kuri mail we mama we turavugana. Mama warambwira ati rero umwana wanjye baramufunze ariko sinzi aho afungiwe. Ubwo mu gihe narindi gukora iperereza mvuga ngo tumenye ahantu afungiye wenda umuntu amusure no kuri gereza, ubu mu kanya nibwo bamamagaye bambwira yuko yamaze kwitaba Imana. Twavuganye na mukuru we, ndagira ngo muze kumva ibyo twavuganye na mukuru we. Ngo bamusanze ku muhanda yapfuye kandi natwe twari dukuye ko ari muri gereza ubwo twamenya bivuze ngo ntabwo mubizi niba yari muri gereza neza, ntimunazi niba yari ku muhanda. Twebwe ni umuntu waho yari umurwayi, umuntu bakababwira ngo icara aho ngaho, bakababwira ngo byibura nkorera ikintu ibyo byarubwirirwa yigendera ubwo ahazashakira abashobora kuba yamara n'umwaka cyangwa ibiri tukabona wenda. Uyu musore niba ari umusore, reka tumwite umusore ko nta mwana afite. Ngewe kuva mumenye nashyizeho imbaraga kugira ngo menye aho atuye, menye ubuzima bwe, menye ese umuntu yamufasha bigakunda. Nakoresheje imbaraga zanjye zose nk'uko nabibasezeranyije babwira ati tugiye gukorana njye namwe tumufashe. Ntabwo nigeze nicara. Hanyuma mama warambwira ati uzaba akiriho baramufunze ntabwo wamubona, ese afungiye ntabwo tuzigereza. Nyine birancanga ndavuga murabizi na bamwe nabashyiriho n'intego, abandi mbemera n'amafaranga. Ndavuga ati mumfashe uzamenyera uzaba akiri ahantu atuye, uyu munyamakuru nzamuhemba, nzamwishyura. Bamwe mwagiye mumamagara mwarakoze mukambwira ati turahazi, ariko kuko ngewe namenya amakuru kubarusha nkabasobanura ko aho hantu atari hakiri ahubwo afunze. Hanyuma mvugana nawe, navuganye na mama we ndavuga ati ahazazira uzahita umamagara sasa nze tumufashe, cyangwa umenye gereza afungiyemo wambwira. Uyu ni umuvandimwe twavuganye rero kuri mama, bavukana kuri mama ngo base ni babiri. Niwe yambwiye ati ntabwo rwose uzaba akiriho, ntabwo twituza ahari, twumva ko afunze, none twagiye twumva ngo yapfuye yitabye Imana. Hanyuma rero umuntu wumvise ko yapfuye nta kindi kintu wakora, nyine uratuza. Gusa bazashyingura ejo, bazashobora kuhagera muzahagere na Kayonza. Nanjye ndagerageza kugira ngo nzabamenyere amakuru, kandi ndagira ngo abemera ko tuzajya gusura mama uzaba akiriho munyandikire muri comment, tuzakora urubuga hanyuma tugiye kumusura, kandi Imana izabaha umugisha kuko ngo igihe kizagera. Bible niko itubwira ko nitumara gutabaruka tuvuye muri uyu mubiri, ngo Yesu azavuga ngo nimumwinjire mu munezero wa shobuja, ngo kubera ko narashonje murangaburira, nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, ndi mu nzu y'imbohe mungeraho. Ngo baze ngo twabikoze ryari, ngazabasubiza babwire ngo ubwo mwabikoreraga umwe muri mwe muboroheje nijye mwabikoreraga. Hanyuma ari nimuze, kubera ko iyi mirimo harimo ingororano, muze tugere ku mubyeyi w'uyu musore. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.